Amakuru meza ku bantu basanzwe banywa itabi. Ni kenshi uzumva bakubwira ko itabi rigira ingaruka zigiye zitandukanye ku buzima bw'umuntu, harimo nko kuba ryangiza ibihaha, impyiko ndetse n'izindi nzungano z'umubiri. Ni na kenshi uzumva bakubwira yuko itabi rigira uruhare mu kongera ibyago byo kurwara za kanseri zigiye zitandukanye. Ariko se ni ayahe makuru meza twakuzaniye hano kuri Delpho_Olivier niba usanzwe unywa itabi? Niba utarakanda subscribe ngo dukomeze turi kumwe, wakanda subscribe nubone ino channel inyuzaho ibiganiro bishobora gufasha umuntu uwo ari we wese. Kugira ngo kandi uko duseye ikiganiro uzajya ukibona, wibuke no gukanda inzogera. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Manzo Olivier. Nkuko nabibasobanuriye, itabi ni kenshi uzumva bakubwira ko rigira ingaruka zigiye zitandukanye, haba ku bihaha, impyiko ndetse no ku zindi nzungano zigiye zitandukanye z'umubiri, aho rishobora gutera ibibazo birimo kanseri, kuzamuka k'umuvuduko mwinshi ndetse no mu kwangirika kw'impyiko. Ariko dore amakuru meza ubushakashatsi bwasize hanze ku bijyanye n'itabi. Hari ubushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'itabi, ku buryo itabi ryangizamo impyiko, barongera basuzuma neza ku buryo itabi rigira uruhare mu kongera umuvuduko w'amaraso, ndetse kandi barongera basuzuma neza ku buryo itabi ririmo uburozi twavuze harimo ubwitwa cadmium ndetse n'ubundi bwitwa leads bugira uruhare mu kwangiza udutsi, tugira uruhare mu kuyungururwa kw'amaraso mu mpyiko. Basanga burya umuntu usanzwe anywa itabi, iyo ahagaritse kunywa itabi, ibi ngibi bigira uruhare mu kuba n'ubundi umuvuduko wakongera ukagabanyuka, ndetse kandi n'ubwo burozi bugatangira kugabanyuka, ndetse no hakagabanyuka n'ibyago byo kuba hakwangirika impyiko mu gihe ahise arihagarika. Bisobanuye yuko amakuru meza tubafitiye ni uko uramutse uhagaritse itabi, niba itabi ryagiraga uruhare mu kwiyongera k'umuvuduko wawe w'amaraso, umuvuduko wawe w'amaraso ushobora gutangira n'ubundi gusubira inyuma mu gihe uhagaritse itabi. Ndetse kandi niba uhagaritse itabi, bwa burozi bwa cadmium ndetse n'ubuzwi ku izina rya leads, ubushakashatsi bugaragaza yuko ubu burozi buhita butangira nyine kugabanyuka, ndetse kandi hagahita hagabanyuka ibyago byo kuba wazarwara impyiko nyine biturutse kuri ubu burozi. Bisobanuye yuko mu gihe uri kunywa itabi nyamara ukiri muzima, cyangwa se ibi bintu bitaragira aho byangiza impyiko mu buryo buri koronike, uramutse ufashe umwanzuro wo gutangira kugabanya itabi, ugatangira urugendo rwo kugabanya itabi gake gake bikazarangira urivuyeho, bishobora gutuma ubuzima bwawe bw'impyiko bwongera bukaba buzima. Ndetse kandi niba wari ufite umuvuduko w'amaraso wazamutse bitewe n'itabi, umuvuduko wawe w'amaraso ugatangira gusubira inyuma ndetse ugasubira mu kigero gikwiriye. Ubwo rero no kuvuga ko amakuru meza tubafitiye ari uko uramutse ufashe umwanzuro wo guhagarika itabi, bishobora kugabanyura ibyago byo kurwara uburwayi bw'impyiko buturutse ku itabi, ndetse no kurwara umuvuduko w'amaraso wo hejuru biturutse ku itabi. Reka aka kanya turebe yuko ku bantu mwumvishe kino kiganiro ndetse musanzwe mufata itabi, ndetse n'abatarifata amakuru mwageza ku bandi, ndetse ubwo umubare wo kunywa w'abantu banywa itabi ukaba wagabanyuka. Murakoze ku bantu badukurikiye. Niba kino kiganiro ubonye hari isomo gifite ryiza ryagirira umumaro umuntu, ntiwibuke kudukandira subscribe ukanga uzajya udukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndetse n'ibino video uyikunze wumvishe irimo isomo ryagira uwo rifasha, ukande like. Ufite ikibazo, igitekerezo, icyifuzo, duhure muri comment, kuko comment zanyu turazisoma. Mwari kumwe nanjye Manzo Olivier, umunyeshuri muri kaminuza. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.